Ni kenshi cyane witegereza abantu usanzwe uzi wareba ukabona harimo ibihande nka bibiri, ukabona bamwe barakuze cyane mu bijyanye n'ubukungu, bafite amamodoka, bafite ibintu byose umuntu akenera mu buzima, mbese ukavuga ngo aba bantu babayeho neza, ukaba wareba abandi bavukana ukabona ni abantu bameze nk'abasabiriza, bafite ubukene bukabije ku buryo ushobora kwibaza ati abo bantu mbese ubu ngubu baravukana? Wabaza umuntu ati bariya bantu kubera iki bahabanye bigeze hariya kandi bavukana, ukumva umuntu aragusubije ngo biriya ni ubushake bw'Imana. Hari igihe ujya wicara ugatekereza ukibaza ngo ubushake bw'Imana ni iki? Nanjye icyo kibazo ngiye nkibaza ngo ubushake bw'Imana ni iki? Mbese ubundi ubushake bw'Imana ni iki? Kora subscribe ntusimbuke iyi videwo, iraza gusoza wamenye ubushake bw'Imana ni iki. Nguhaye ikaze Evangeliste Salome Iradukunda, ngwino ngusobanurire ubushake bw'Imana ni iki. Mu by'ukuri ubundi ubushake bw'Imana ni iki? Ubushake bw'Imana ni umugambi wayo ku buzima bw'abantu, ku giti cyabo, ku muryango mugari cyangwa ku isi yose. Ni icyerekezo Imana ifitiye umuntu, uburyo ishaka kwabaho, akayubaha, akayikorera kandi akagira ubuzima bumushyikana ku bugingo buhoraho. Kumva no gukurikira ubushake bw'Imana ni kimwe mu byo Bibiliya ishyira imbere nk'inzira y'umukiranutsi. Ibisobanuro by'ingenzi by'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana bwa mbere ni ubwo bita ubushake bw'Imana rusange cyangwa genero cyangwa generale, bwerekeye buri wese nk'uko bigaragara mu ijambo ryayo ryanditswe muri Bibiliya. Harimo kubaho mu rukundo, kwirinda icyaha, gusenga, kugira umutima woroheje no gukorera abandi. Hakaba ubushake bw'Imana bwihariye cyangwa specific, ni ubushake Imana ifitiye umuntu ku giti cye, urugendo rwe, umuhamagaro we cyangwa umurimo runaka Imana ishaka ko akora. Ibyo Bibiliya yigisha ku bushake bw'Imana. Nk'uko uramutse ufashe Bibiliya wasoma mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 12 ku murongo wa 2, uhasanga amwe mu magambo arimo nk'aya ngaya ngiye kukubwira, avuga ngo mwe ntimwishushanye n'iyi si, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza icyo Imana ishaka ko ari cyo cyiza kandi gikwiriye rwose. Hano atwibutsa ko ubushake bw'Imana ari icyiza kandi bukeneye gucengerwa no kumenywa binyuze mu guhindurwa n'Imana mu bitekerezo no mu mutima, ndetse ukaba wasoma mu rwandiko mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, kuko nzi ibyo nibwira nzabagirira, niko Uwiteka avuga, ni imigambi y'amahoro si y'ibyago, kugira ngo mbareme umutima w'ahazaza. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bw'umuntu. Uwo mugambi ni wo bushake bwayo. Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3, kuko iby'Imana ishaka ari uko mwera. Ubwo ni ubushake bw'Imana. Ubutagatifu bw'Imana ni igice gikomeye cy'ubushake bw'Imana kuri buri mukristo. Hari ikindi wamenya, uburyo bwo kumenya no gukorana n'ubushake bw'Imana. Icya mbere, gusoma no kwiga Bibiliya. Bibiliya ni isoko y'ubushake bw'Imana kuko ariyo irimo amagambo yayo. Iyo uyisomye umenya icyo Imana ishaka kuri wowe. Icya kabiri, gusenga no kuyegera. Aho ngaho mu masengesho umuntu agirana ubusabane bwimbitse n'Imana, bikamufasha kumva no gusobanukirwa umurongo w'ubuzima bwe. Aho ngaho naho uba utangiye kumenya ubushake bw'Imana. Akandi kantu wakora kugira ngo ubane n'ubushake bw'Imana, kugisha inama abantu bafite ubwenge bw'Imana. Imana ishobora gukoresha abandi bantu, ababyeyi, abashumba, inshuti z'abizerwa, kugira ngo iguhe icyerekezo cy'uko ikuyobora. Akandi kantu wakora kugira ubane n'ubushake bw'Imana, kumenya impano zawe n'umuhamagaro wawe. Impano zawe n'ibyo ukunda bikunze kugaragaza umurimo wihariye Imana yakugeneye. Hanyuma ikindi kintu kigari dukwiye kumenya ni icyitegererezo cya Yesu mu kubaha ubushake bw'Imana. Yesu ubwe yagaragaje agaciro k'ubushake bw'Imana nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 38, kuko nazanywe no gukora ubushake bw'uwantumye,
si ku bwanjye, niko havugana ni amagambo asa nk'ayo. Yesu ntiyaje kubaho uko abyumva, ahubwo yabayeho ashaka gukora icyo data ashaka. Ni urugero rwiza rw'uko natwe dukwiye kubaho. Hanyuma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 42, fata Bibiliya uhasome, ariko harimo amagambo avuga ngo ariko ubushake bwawe ni ubuhe ari bwo bukorwa, si ubwanjye. Nabwo ni Yesu wabivugaga. Yesu abivuga ari mu murima wa Getsemani, mu gihe agiye kubabazwa no kubambwa, yigomwa ibye, yemera ubushake bw'Imana nubwo bwari bubabaje. Ikindi twamenya ingaruka nziza zo gukurikira ubushake bw'Imana, harimo akambere gutekana mu mutima no kugira amahoro, kabiri kugira icyerekezo mu buzima, gatatu kwemerwa n'Imana, kane guhora mu byiringiro by'ubugingo buhoraho, gatanu kugira ubuzima bwuzuye bufite intego. Umwanzuro rero w'iri somo ryacu, ubushake bw'Imana nibwo buyobora ubuzima bw'umwizera mu nzira itunganye. Nubwo hari ubwo bitakorohera gusobanukirwa cyangwa kubwumvira, iyo umuntu yiboneye mu murongo wabyo abaho yishimye kandi afite amahoro atangwa n'Imana. Kubaho mu bushake bw'Imana ni ukwemera kuyoborwa, kutihugiraho no gushyira Imana imbere mu byemezo byose. Niyo nzira itujyana ku bugingo buhoraho. Matayo yarabyanditse mu butumwa bwiza mu gice cya 6 umurongo wa 33, nimushake mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ubugingo bwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Amen. Ubwo ni ubushake bw'Imana nagusobanuriraga. Nawe ushobora kuba ubizi ukundi, ariko ibyo nkubwiye n'ibyo nkuye mu ijambo ry'Imana. Ahangaha urushaho gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Kora subscribe, usangize abandi niba byagufashije, bityo turushaho kubana muri video zitandukanye twunguka kumenya Imana. Naho ubundi Evangeliste Salomon Iradukunda ninjye twabanaga. Ciao ciao, shalom shalomeka.